Kuruka uri mu rugendo cyangwa se motion sickness ni indwara abantu benshi bakunda kugira cyangwa se kubona ku bayirwaye, aho iterwa n'impamvu zigiye zitandukanye, aho uyifite arangwa no kugenda aruka mu modoka cyangwa se kugira isereri. Hari impamvu zitandukanye zishobora gutera ino ndwara. Reka tugaruke kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutera iyi ndwara ya motion sickness cyangwa se kuruka mu rugendo. Ishobora guterwa no kugenda imodoka igucugusa cyane, gukata amakorosi cyangwa imikuku, kuba utamerewe neza mu mubiri, impumuro ishobora guturuka mu biryo cyangwa se ibindi biri mu modoka, kimwe n'amavuta yo mu modoka nka esanse cyangwa mazutu. Igice gishinzwe kugenzura imigendere ndetse n'uko ugenda utambuka giherereye mu gice cy'ugutwi imbere. Iyo kinyuranyije n'ibyo amaso yawe agenda abona, byohereza ubwonko ubutumwa butandukanye, ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibusobanukirwe. Ibi ni byo bitera kumva warwaye, ugatangira kugira isesemi ndetse n'ibindi bimenyetso ushobora kubona, harimo kubira ibyuya, guta inkonda, kubabara umutwe, guhindura ibara ry'uruhu cyangwa se kumva ukonje. Ese ni ubuhe buryo ushobora kwirinda kuruka mu gihe uri mu rugendo? Hari uburyo ushobora kwirinda iki kibazo ukoresheje imiti. Dore bimwe mu byo wakora. Ushobora gukoresha imiti cyangwa se ugakoresha ubundi buryo. Reka duhere kuri ubwo buryo ushobora gukoresha mbere yo gukoresha imiti. Niba ugenda mu modoka ukumva urazungera, gerageza gufunga amaso cyangwa se usinzire. Ikindi, mu gihe impumuro zitandukanye zigutera isesemi, egera hari idirishya ku buryo umuyaga ukugeraho neza. Wirinde kwicara ahantu hatuma ubura umwuka uhari cyangwa se umwuka uhagije. Ikindi, irinde kureba filimi cyangwa se muri telefoni cyangwa ikindi kintu gituma uhanga amaso cyane, nk'izindi modoka cyangwa se ibiti cyangwa abantu. Ikindi cyagufasha, irinde kurya ibiryo byinshi cyangwa se kunywa inzoga mu gihe ugiye gufata urugendo, cyane cyane wirinda ibiryo bigira cyangwa se birimo amavuta menshi. Ikindi ugomba kwirinda, niba impumuro igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu akaba ariyo wihumuriza igihe wumva utangiye kugira isesemi. Uretse indimu, ushobora no guhekenya shikarete, za zindi zirimo minti, nizo zikiza neza. Usibye indimu, ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato. Ikindi cyagufasha, mbere y'urugendo gerageza kunywa amazi ahagije, ariko nanone ntunywe menshi cyane kuko nayo yagutera kugira icyo kibazo. Kandi uryame usinzire bihagije, wirinde kunywa inzoga cyangwa se ibiryo bishobora gutuma wumva uhaze mbere yo gukora urugendo. Hari imiti yanagufasha mu gihe uhura n'iki kibazo cyane. Imiti itandukanye iboneka muri za farumasi ishobora kukurinda cyangwa kugabanya kuruka mu gihe uri mu rugendo. Ushobora kuyisanga muri farumasi. Imwe muri iyo miti ni nk'uwitwa Emitino. Utu ni utunini ushyira munsi y'ururimi byibuze iminota 30 mbere yo gufata urugendo. Undi muti wakoresha ni uwitwa Steglone. Utu tunini natwo tunywebwa mbere yo gukora urugendo mu gihe uhura n'iki kibazo cyo kuruka mu rugendo. Indi miti yagufasha ni uwitwa Promethazine ndetse na Buscopan ndetse n'indi itandukanye. Iyi miti uyifata mbere yo gukora urugendo hagati y'iminota 30 n'isaha. Kandi ukaba wabanza kubaza abaganga cyangwa se abakora muri za farumasi uburyo ukwiye kugikoresha. Iyi miti yo muri ubu bwoko ishobora nayo gutera ikizungera ubwayo. Ni ngombwa cyane kudatwara cyangwa se gukoresha ibindi byuma bisaba imbaraga mu gihe wanyweye iyi miti. Hari ubundi buryo wakoresha mu kwivura kino kibazo cyo kuruka mu rugendo cyangwa se motion sickness. Wakoresha tangawizi, nayo ishobora gukoreshwa mu gukiza iki kibazo. Ushobora kuyihekenya yonyine cyangwa se ukayinywa mu cyayi cyangwa se ukaba wayishyira no mu mazi mu gihe udashoboye kubona icyayi mbere yo gukora urugendo. Ubundi buryo bwagufasha ni uguhumeka gahoro gahoro winjiza umwuka wongera uwusohora. Ubu buryo nabwo bufasha ubwonko kubona umwuka uhagije, bityo ukaba wirinze isereri. Hari n'utundi twuma dushyirwa ku kuboko ukatwambara, twagenewe kurinda ibibazo byo kuruka mu gihe uri mu rugendo. Wamenye ko indwara ya motion sickness cyangwa se kuruka mu rugendo twagarutse muri kino kiganiro ndetse n'uburyo wayirinda. Tubashimiye ko twabanye. Nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.